Inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro Inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Ubushize twasoje urugendo rw'igice cya mbere cy'ibyanditswe byera, ni igice kigizwe na Torah cyangwa Taurat mu Cyarabu, Zaburi cyangwa Zaburi, hamwe n'ibindi byanditswe n'abahanuzi. Icyo gice cya mbere cyitwa isezerano rya mbere kizwi kandi nk'isezerano rya kera. Uyu munsi turatangira kwiga igice cya kabiri cy'ijambo ry'Imana cyitwa isezerano rishya. Kuki Imana yafashe igitabo cyayo kera ikakigabanyamo ibice bibiri, isezerano rya mbere ariryo sezerano rya kera n'isezerano rishya? Imana ifite impamvu nyinshi zatumye ibikora. Ahari icya mbere dukwiye kumenya nuko amagambo yose ari mu isezerano rya mbere yanditswe mbere y'uko Mesiya avuka, maze amagambo yo mu isezerano rishya yandikwa Mesiya amaze kuvuka. Niyo mpamvu ubutumwa bw'abahanuzi b'Imana bwo mu isezerano rya mbere bwavugaga ngo Imana izohereza Mesiya, ariko ubutumwa bwo mu isezerano rishya buvuga ngo Imana yohereje Mesiya nk'uko yabisezeranyije ikoresheje abahanuzi bayo bo mu isezerano rya mbere. Mbese iri tandukaniro ry'ingenzi hagati y'isezerano rya mbere n'isezerano rishya wumva risobanutse? Abantu bamwe banenga ibyanditswe byera kuko bigizwe n'isezerano rya kera n'isezerano rishya. Batekereza ko isezerano rishya ari nk'umuntu waje gukuraho cyangwa gusimbuza inyandiko z'umwimerere z'abahanuzi akazisimbuza ikindi gitabo gishya, ariko ntabwo ari uko bimeze. Isezerano rishya ntirikuraho ibyo abahanuzi banditse mu isezerano rya mbere, ahubwo ryemeza ibyo abahanuzi banditse. Isezerano rishya ryerekana uko Imana yasohoje amasezerano, ubuhanuzi n'ibimenyetso byo mu isezerano rya mbere. Mu isezerano rya mbere abahanuzi bose bavugaga ngo Mesiya azaza, ariko ubutumwa bwo mu gitabo cy'isezerano rishya buvuga ngo Mesiya yaraje. Mesiya uwo abahanuzi bose bavuze kandi banditseho yaraje. Yego, dukwiye gushima Imana n'imitima inezerewe kuko ibyanditswe byera bigizwe n'isezerano rya mbere hamwe n'isezerano rishya, kuko muri ibyo bice bibiri tubona ko ibyo Imana yasezeranije abantu kuva kera yabisohoje. Imana yatwohereje umukiza nk'uko yabisezeranyije ba sekuruza bacu muri Torah, muri Zaburi no mu bindi bitabo by'abahanuzi. Nk'uko imbuto ya baobab, igiti kizwi cyane muri Senegal, ikura ikaba igiti gikomeye cya baobab, niko n'isezerano rya mbere ryakuze rigahinduka isezerano rishya. Nk'uko ubizi, igice cya kabiri cy'ibyanditswe byera aricyo isezerano rishya gifite irindi zina. Iryo zina ni Injili. Injili ni ijambo ry'Icyarabu risobanura inkuru nziza cyangwa se ubutumwa bwiza. Ni ukuri ibivugwa mu butumwa bwiza ni inkuru nziza ihebuje, kuko ivuga uko Mesiya yasohoje ibyo abahanuzi bari barahanuye, maze bikingura irembo ry'ubwiyunge bw'iteka ryose hagati y'Imana n'abantu. Ku birebana n'igitabo cy'ubutumwa bwiza aricyo Injili, ugomba kumenya ko Mesiya atari we wacyanditse, ahubwo nk'uko Imana yakoresheje abantu benshi bakandika igitabo cy'isezerano rya mbere, ni nako yakoresheje n'abandi bantu benshi maze bandika igitabo cy'isezerano rishya. Imana yakoresheje abantu bane bandika inkuru ya Mesiya waje mu isi. Abo bantu bane nibo Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Kuki Imana yahumekeye mu bantu bane ngo bandike inkuru ya Mesiya? Kuki itakoresheje umuntu umwe ngo abe ariwe wandika igitabo cy'ubutumwa bwiza? Impamvu ni iyi: Imana yashakaga kuduha ubutumwa budukura mu rujijo kandi bwo kwizerwa rwose. Yakoresheje abanditsi bane kugira ngo yemeze ijambo ryayo. Nk'uko ameza y'amaguru ane aba ahagaze neza kurusha ameza y'ukuguru kumwe, niko n'abahamya bane bakwizerwa kurusha umuhamya umwe gusa. Imana yakoresheje abahamya bane kugira ngo tumenye ko ibyanditswe mu gitabo cy'ubutumwa bwiza byose byerekeye Mesiya ari iby'ukuri rwose. Nk'uko Imana yashyize amagambo yayo mu bwenge bw'abahanuzi, niko yayoboye n'aba bantu bane babayeho mu gihe kimwe na Mesiya,
babasha kwandika ibyo babonye n'ibyo bumvise byerekeye umukiza w'isi. Hano hari ukuri gutangaje. Mu bisanzwe Imana yahumekeye mu bantu 8 kugira ngo bandike ibyerekeye Mesiya. Inzandiko za Paulo, Petero, Yakobo na Yuda nazo zigize igitabo cya Injili, aricyo butumwa bwiza. Kandi ibyo abo bose banditse biratunganye ndetse byanditswe mu buryo bwiza cyane buhuye. Waba uzi ururimi Matayo, Mariko, Luka na Yohana banditsemo ubutumwa bwiza? Banditse mu rurimi rw'Ikigiriki, ariko ibyo banditse turabisoma mu rurimi rw'Ikinyarwanda kuko benshi muri twebwe tutazi Ikigiriki. Turashima Imana yakoresheje abahanga mu gusemura ubutumwa bwiza maze bakabuvana mu Kigiriki bakabuhindura mu rurimi rw'Ikinyarwanda no mu zindi ndimi nyinshi zikoreshwa hirya no hino ku isi. Yego, dukunda kumva abantu bagerageza kurwanya ibivugwa mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bavuga ngo nta wakwizera ibyanditswemo ngo kuko byahinduwe, ngo byuzuyemo amakosa no kwivuguruzanya. Inshuti yanjye, abarwanya ubutumwa bwiza bwera baba barwanya Imana ubwayo. Nabigereranya n'umugani w'Abanyafurika uvuga ngo igi ntirishobora gukirana n'urutare. Ibyanditswe byera nibyo kwizerwa rwose kandi dukwiye kubyumvira. Nk'uko ijambo ry'Imana ryo muri Tora no muri Zaburi ritunganye, niko n'ubutumwa bwiza butunganye. Nta wabasha gukuraho ibyanditswe byera. Imana irakomeye kandi ibasha kurinda ijambo ryayo ryera. Yarinze ukuri kwayo kuba gushakana umutima wabo wose. Nta wabasha guhindura ijambo ry'Imana rihoraho iteka ryose. Uko niko Uwiteka ubwe avuga mu butumwa bwiza, aho avuga ngo ijuru n'isi bizashira ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Aya magambo yanditse muri Matayo 24:35. Noneho igihe cyo gutangira urugendo rwo mu gitabo cy'ubutumwa bwiza cyo mu Isezerano Rishya kirageze. Mu kiganiro cyacu cy'ubushize twasomye ibyerekeye umuhanuzi Malaki wabayeho imyaka 400 mbere ya Mesiya. Muri iyo myaka 400 yakurikiyeho, Imana ntiyongeye kohereza abahanuzi ku Bayuda ngo bandike ijambo ry'Imana. Kuki Imana itongeye kohereza abahanuzi? Ntiyohereje abandi bahanuzi kuko isezerano rya mbere ryari ryuzuye. Imana yari yarangije kuvuga ibyo yashakaga gutanga ikoresheje abahanuzi. Nuko Imana itegereza igihe gikwiriye cyo kohereza Mesiya mu isi ngo atangize isezerano rishya. Twamaze gusoma ibyo abahanuzi Yesaya na Malaki bavuze byerekeye umugambi w'Imana wo kubanza kohereza umuhanuzi utegura inzira ya Mesiya. Mbese uwo muhanuzi uramuzi? Yego, ni umuhanuzi Yohana cyangwa Yahya mu Cyarabu. Se wa Yohana yitwaga Zekariya cyangwa Zakariya. Zekariya yari umutambyi ukorera Imana n'abantu mu gutamba ibitambo by'inyamaswa ku gicaniro cyo mu rusengero i Yerusalemu. Reka rero dufungure ubutumwa bwiza bwera aribwo Injili maze twumve ibyo Luka yavuze byerekeye kuvuka k'umuhanuzi Yohana. Turasoma mu gice cya mbere mu butumwa bwiza bwa Luka. Ibyanditswe byera biravuga ngo ku ngoma ya Herode umwami w'i Yudaya hariho umutambyi witwaga Zakariya wo mu mugabane wa Abiya, wari ufite umugore wo mu bakobwa ba Aroni witwaga Elizabeth. Bombi bari abakiranutsi imbere y'Imana, bagendera mu mategeko n'imihango by'umwami Imana, bose ari inyangamugayo. Ariko ntibagiraga umwana kuko Elizabeth yari ingumba kandi bombi bari bageze mu zabukuru. Nuko ubwo Zakariya yari agikora umurimo w'ubutambyi imbere y'Imana, muri icyo gihe cyo koserezamo imibavu, rubanda rwasengeraga hanze. Maze marayika w'umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Zakariya amubonye arikangagira ubwoba, ariko marayika aramubwira ati witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeth azakubyarira umuhungu, uzamwite Yohana. Azakubera umunezero n'ibyishimo, kandi benshi bazanezererwa kuvuka kwe, kuko azaba umukuru imbere y'umwami Imana. Ntazanywa vino cyangwa igisindisha cyose, kandi azuzuzwa umwuka wera ahereye akiva mu nda ya nyina. Benshi mu Bisirayeli azabahindurira ku mwami Imana yabo. Azagendera imbere yayo mu mwuka n'ububasha bya Eliya, asanganye imitima ya base n'iy'abana n'abatumvira Imana. Azabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi ngo ategure ubwoko bwatunganirijwe umwami Imana. Zakariya abaza marayika ati ibyo nzabibwirwa n'iki, ko ndi umusaza n'umugore wanjye akaba ari umukecuru? Marayika aramusubiza ati ndi Gaburiyeli uhagarara imbere y'Imana, kandi natumwe kuvugana nawe ngo nkubwire ubwo butumwa bwiza. Nuko dore uragobwa ururimi kandi ntuzabasha kuvuga kugeza umunsi ibyo bizakuberaho, kuko utemeye ko amagambo yanjye azasohora mu gihe cyayo.
abantu bategereza Zakariya batangazwa nuko atinze mu rusengero, maze asohotse ntiyabasha kuvugana nabo, bamenya yuko hari icyo yerekewe mu rusengero. Akajya abacira amarenga, akomeza kuba ikiragi. Iminsi y'imirimo ye ishize asubira iwe. Bukeye umugore we Elizabeti asama inda, aravuga ati uku ni ku Mwami Imana yankoreye mu minsi yandebagamo ikanteturura mu bantu. Tubona uko Imana yohereje marayika Gaburiyeli kuri Zakariya kugira ngo amubwire ko umugore we Elizabeti azabyara umuhungu. Uyu muhungu yagombaga kuba umuhanuzi ukomeye utegura inzira ya Mesiya. Hanyuma ku mpera z'iki gice, ndavuga mu gice cya mbere cy'ubutumwa bwiza bwa Luka, ibyanditswe bivuga ngo nuko iminsi yo kubyara kwa Elizabeti irasohora, abyara umuhungu. Abaturanyi be na bene wabo bumva yuko Umwami Imana yamugiriye imbabazi nyinshi, bishimana nawe. Nuko ku munsi wa 8 bajya gukeba umwana, bashaka kumwita izina rya se Zakariya. Nyina arabasubiza ati oya, ahubwo yitwe Yohana. Baramubwira bati ko ari ntawo mu muryango wanyu witwa iryo zina. Bacira se amarenga kugira ngo bamubaze uko ashaka kumwita. Atumira icyo kwandikiraho, arandika ati izina rye ni Yohana. Bose baratangara. Muri ako kanya akanwa ke karazibuka, n'ururimi rwe ruragobodoka, aravuga ashima Imana. Abaturanyi bose baterwa n'ubwoba. Ibyo byose byamamara mu misozi y'Yudaya yose. Ababyumvise bose babishyira mu mitima yabo bati mbese uyu mwana azaba iki? Nuko ukuboko k'Umwami Imana gukomeza kubana nawe. Se Zakariya yuzuzwa umwuka wera, arahanura ati Umwami ahimbazwe, Imana y'Abisirayeli, kuko igendereye abantu bayo ikabacungura, kandi iduhagurukirije ihembe ry'agakiza. Mu rurimi rw'Ikiwolofu bisobanura umukiza ukomeye. Mu nzu y'umugaragu wayo Dawidi, nk'uko yavugiye mu kanwa k'abera bayo bahanuraga uhereye kera kose, kudukiza abanzi n'amaboko y'abatwanga bose, kugira abasogokuruza imbabazi no kwibuka isezerano ryayo ryera, indahiro yarahiye sogokuruza Aburahamu, ko nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu tuzayisenga tudatinya, turabera dukiranuka imbere yayo iminsi yacu yose. Kandi nawe mwana uzitwa umuhanuzi w'isumba byose, kuko uzabanziriza umwami gutunganya inzira ze no kumenyesha abantu be iby'agakiza, ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwe uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru, ukamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Uko niko Zakariya yahimbaje Imana Yohana amaze kuvuka, kuko yamenye ko igihe cyo kuvuka kwa Mesiya cyegereje. Yohana umwana wa Zakariya si we wari Mesiya, ahubwo ni wagombaga kumubanziriza kugira ngo atangaze ibyo kuza kwa Mesiya kandi ategura inzira ye. Nshuti yanjye, wakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Ndagusaba kuzabana nanjye ubutaha, ubwo tuzasoma inkuru y'ukuntu Imana yatumye marayika Gaburiyeli ku mukobwa w'isugi witwaga Mariya, akamuha ubutumwa bw'ingenzi cyane. Isomo ry'ubutaha riguhishiye ukuri kw'agaciro gakomeye, nuko rero ntuzabure. Imana iguhe umugisha mu gihe ukomeje gutekereza kuri aya magambo ya Zakariya yavuze ngo umwami ahimbazwe, kandi iduhagurukije ihembe ry'agakiza, umukiza ukomeye mu nzu y'umugaragu wayo Dawidi, nk'uko yavugiye mu kanwa k'abera bayo bahanuraga uhereye kera kose. Aya magambo yanditse mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya mbere kuva ku murongo wa 68 kugera ku murongo wa 70. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo Gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0788 12 79 018. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0788 12 79 018.